wese yankuyeho urubanza yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe ubwiza n'ubumana yikuyeho yemera kubumbura cya gitabo yaje gushaka uwazi. Shalom inshuti bavandimwe, inshuti zanjye, inshuti za Yesu, inshuti z'umusaraba, abakundwa ndetse inshuti zanjye dufatanyije urugendo rw'Isiyoni, mbifurije amahoro ava ku Mana. Nicyo muhora mbifuriza kugira ngo muhore musobanukirwa iby'ijambo, kubera yuko twakomeje kubona yuko kumva ijambo cyangwa se kuvuga ijambo cyangwa se gusoma ijambo ariko nuko iki ijambo rikubwira bihwanye no kwireba mu ndorerwamo, hanyuma nyuma y'igihe gitoya ukaza kwiyibagirwa. Hanyuma ijambo riduhindura gute? Ijambo ntabwo kumenya cyangwa se duhindurwa n'ijambo ariko twafashe amagambo menshi, ahubwo duhindurwa n'ijambo bitewe n'ibikorwa dukora. Ese ijambo icyo rivuze nicyo dukora? Nimba ijambo ridutegeka kugira urukundo nirwo urukundo tugira. Hanyuma rero mbifurije kuguma muri ubwo buntu bwa Yesu Kristo, ko twakijijwe n'ubuntu, twebwe twari dupfuye rwose tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, nta kintu na kimwe cyadukije uretse ubuntu bwo bwaturutse kwa Yesu. Haleluya. Hanyuma rero mbahaye ikaze, tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Byashoboka yuko amagambo tugiye gusoma wayumvishe cyangwa se wayabwirije cyangwa se wayigizeho ukundi kuntu, wayishiraho ukundi kuntu, ariko ijambo ry'Imana ndakubwira yuko rihora rishyashya. Niyo mpamvu nkurarikiye gutega amatwi, kandi uzajya ugira ikibazo rwose ni karibu kubaza ndetse no gusobanukirwa, ni byiza. Hanyuma kugira ngo tubashe kubaka ubwami bw'Imana, turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Hanyuma rero mureke twuzuze umushinga w'Imana. Narimo mbabwira nti turi imishinga y'Imana, reka tureke ko kuba imishinga yahombye, ahubwo tuba imishinga yungura nyirayo. Turi imishinga y'Imana, ay'Imana yiteganyirije cyangwa se yavuzeho twebwe twabo. Hanyuma rero reka tujye tuvugisha cyangwa se dutanga ubutumwa mu magambo, dutanga ubutumwa mu mico yacu, dutanga ubutumwa mu bikorwa, dutanga ubutumwa aho turi hose. Haleluya. Reka dusome amagambo y'Imana turi buze gusanga mu gitabo mu rwandiko Petero rwa mbere yanditse, urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice bine umurongo wa cumi turageza ku wa 11. Haranditswe ngo Petero wa mbere ibice bine umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11. Haranditswe ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyir'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Ndasubiramo kandi rimwe, kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, kandi nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, kandi nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyir'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Kandi tugiye gusoma amagambo y'Imana turi buze gusanga mu rwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso, Abefeso ibice 2 umurongo wa 10. Haranditswe ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ndasubiramo rimwe, Abefeso ibice 2 umurongo wa 10. Kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Yesu Kristo aduhana umugisha. Haleluya. Tugiye kwigana ayo magambo y'Imana afite umutwe uvuga ngo
tugiye kwigana aya magambo y'Imana afite umutwe twahaye tuvuga ngo kuba umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana aho kuba umugenerwabikorwa. Kuba umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana aho kuba umugenerwabikorwa. Ese umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana ni ubuhe buryo? Tuzi yuko agakiza gaturuka kuri Kristo, agakiza kazanwe na Yesu, ariko ijambo ry'Imana rambwira ngo nyamara napfanye na Kristo, nyamara nzukana nawe, ariko ubu sinjuriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Sinashimwe ubwo Kristo ari muri twe rero, ubwo Kristo ari mu mitima yacu, ubwo Kristo ari mu buzima bwacu, ubwo Kristo ari muri we, hanyuma Yesu Kristo yaratubwiye ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi, mugende mubwirize ubutumwa, muhere hano hose, mugende mubwirize ubutumwa bwiza, abemera mu babatize mu izina rya Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Haleluya. Ako gakiza Kristo yatuzaniye nta wundi ugomba kukaderivaringa muri iyi minsi uretse we. Ijambo ry'Imana rambwira ngo tubereyeho Kristo tumubereyeho, tubayeho kubwa Kristo. Mu yandi magambo ntago ari twebwe turiho, ahubwo ni Kristo uri muri twe. Mu yandi magambo nanone kandi turabafatanyabikorwa mu murimo wo gucungura isi, turabafatanyabikorwa mu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, turabafatanyabikorwa mu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwese bukava iwanyu, bukava mu muryango w'iwanyu, bukagenda bukava mu kagari, bukagenda mu murenge, bukagenda. Haleluya. Ubutumwa bwiza bukava gukorera, bukagenda bukambuka. Turi umurimo cyangwa se turabo yiteguriye, duteguriye impano ikomeye kwamaza ubutumwa bwiza. Sinashimwe. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kugira ngo tuyigenderemo. Yesu nashimwe. Turi imishinga, nari ndimubwira ngo turi imishinga y'Imana. Hanyuma rero reka kuba umushinga wahombye nshuti yanjye, reka kuba umushinga wahombye, ahubwo itunganyirize Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ndagira ngo nkubwire yuko ukuriye kuba umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana aho kuba umugenerwabikorwa. Ntago ukuriye kwicara ngo utuze ngo utegereze ibyo abahanuzi bakubwira. Hoya, ntago ukuriye kwicara ngo utuze ngo utegereze icyo umuvugabutumwa ari buze kukubwira. Nawe hari icyo Imana yaguteguriye, nawe hari umushinga Imana yaguteguriye. Ndagira ngo nkwibutse yuko abigishwa bakimara guhabwa imbaraga, buri umwe yagiye mu kazi kiwe, buri umwe ajyana ubutumwa uko Imana yabimuhaye. Nawe hari icyo Imana yaguhaye, niba itaragwaye ivuga ubutumwa yaguhaye ikindi, yaguhaye umutima ukunda, yaguhaye urukundo, yaguhaye kwihanganisha abandi, yaguhaye gukansaringa abandi. Kora gira. Ijambo ry'Imana rambwira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Niko mu Bafilipi 2:5 hatubwira ngo tugire wa mutima umeze nk'uwari muri Kristo Yesu. Nta wundi mutima tugomba kugira uretse umutima w'urukundo, uretse umutima w'ubugwaneza, uretse umutima wo kugira impuhwe, empathetic heart. Sinashimwe. Kugira umutima wishyira mu cyimbo cya mugenzi wawe. Sinashimwe. Turabo yaremye ituremeye imirimo ye myiza muri Kristo Yesu. Abo yaremye, abo yiremeye, abo yiteguriye kera, aba imishinga yiteguriye kera. Imana yakuremye uri umushinga wayo. Iravuga ngo reka tureme umuntu, haleluya, ase natwe, agira ishusho isa natwe, hanyuma tumucunguza amaraso yacu. Yarizi yuko birabizabaho Adamu agakora icyaha, ariko itegura inshungu yacu ari Yesu Kristo. Haleluya. Adamu wacu wa kabiri yaraje ari we Kristo. Adamu wacu wa kabiri yaraje ari we Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki muri Petero, ryatubwiye ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana. Yesu nashimwe. Impano wahawe ntabwo, cyangwa se impano twahawe nizo gufatanyiriza hamwe. Turi ingingo z'Imana, turi imibiri y'Imana, turi imirimo, turi ingingo, hanyuma izo ngingo zikorera hamwe. Muvuga butumwa agafatanya n'umuhanuzi, agafatanya n'umusemo, agafatanya n'umwigisha, ubundi ijambo ry'Imana rikagera kuri benshi, ubundi ubutumwa bwiza bukamamara. Haleluya. Haleluya. Muribuka Aroni na Mose, Imana yambwiye ngo jyana na Aroni, yamuhaye umufasha. Humura, hari umufasha Imana yateguriye. Sinashimwe. Hari Imana yateguye, hari imirimo Imana yateguye, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Sinashimwe. Ndagira ngo nkwibutse yuko turi imirimo y'Imana, turi imishinga y'Imana nshuti yanjye, turi imishinga y'Imana. Hanyuma reka kuba umushinga wahombye. Ndakomeza kwivuga reka kuba umushinga wahombye, ahubwo umushinga wungura nyirawo. Sinashimwe. Nyirawe ninde? Ni Kristo umwami w'abami. Nyirawe ninde? Ni Imana iruta izindi mana zose. Nyirawe ninde? Ni Imana, ni Alpha na Omega. Nyirawe ninde? Uwo niwe ndiho. Yigeze abwira Mose, arambwira ngo wita ndiho, witwa ndiho. Aravuga aya magambo ati nguragende babwire ngo ndiho ni uvuza aya magambo. Sinashimwe. Ndagira ngo mubwire yuko turi imishinga y'Imana. Hanyuma rero reka duhagarare kandi dushikame, dusoze icyo Imana yateguye, dusoze icyo Imana yiteguriye. Sinashimwe.
Sunashimwe. Haleluya, haleluya. Kwiye kwamamaza ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo simwe mwampamagaye, ahubwo ninjye wabahamagaye mbashyiraho kwera imbuto, kandi izo mbuto zanyu zihoro. Ese ni gute umuntu yaba umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana? Ni gute umuntu yaba umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana? Nukwera imbuto zikwiriye abihannye ndetse n'imbuto za Mwuka Wera. Ukerera umuntu imbuto, hanyuma haleluya ukaba umufatanyabikorwa muzima, ukaba igiti kizima cyera imbuto. Yesu Kristo yaratubwiye ngo muri ndi igiti namwe muri amashami. Ntago tubasha kwera imbuto tutari Kristo, tutari kuri Kristo, kandi tutari muri Kristo. Ahubwo hari abantu twabonye twageze kuri Kristo ariko twagera muri Kristo. Tugomba kujyamo muri Kristo, ubundi tukamamaza ubutumwa bwiza uko bukwiriye. Ubutumwa bwiza mu bikorwa. Turi abantu tugomba kuvuga ubutumwa bwiza. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana himbazwe muri byose. Sunashimwe. Imana igomba guhora himbazwa, himbarishijwe nawe, himbarishijwe nuko hari umuntu, ari umuvugizi. Muri Bukayobu Imana yaravuze ngo mbese wabonye umukozi wayo, mbese wabonye kuna nyubaha hari uri gufasha Imana, uri gufasha Imana, umushinga wayo uri murawugendamo neza. Yari imbuto, wera imbuto muri season ndetse no muri out of season. Wera imbuto ku manywa na nijoro, wera imbuto hakeye cyangwa se bwije, wera imbuto. Sunashimwe, sunashimwe. Ndagira ngo nta kundi waba umufatanyabikorwa uretse gukora icyo Imana ishaka, uretse kugendera mu murimo w'Imana, uretse kwera imbuto nzima, uretse gukora kugabura umurimo wayo nk'umukozi wayo. Sunashimwe. Kugabura umurimo wayo nk'umukozi wayo, ugabura iby'Imana, kugenda nk'abakozi b'Imana bagabura iby'Imana, kugenda nk'uko bikwiriye kugenda umusirikare wa Yesu Kristo. Nta kindi uretse kugendera mu mwuka, kuyoborwa mu kuri, kuyoborwa n'umwuka, kubera ko nta yindi nzira dufite uretse ukuri, uretse ubugingo. Ni nge nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo, nta yindi nzira uretse Kristo. Sunashimwe. Emera Yesu Kristo akuyobore, emera Kristo akuyobore muri byose, ubundi uhimbaze umwami Imana akuyobore muri byose. Yesu nashimwe. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Ndagira ngo mubwire ngo bumufatanyabikorwa mu murimo w'Imana aho kuba umugenerwabikorwa, bumufatanyabikorwa aho kuba umugenerwabikorwa. Sunashimwe. Abrahamu yabaye umufatanyabikorwa mu gihe cye, Isaka yabaye umufatanyabikorwa mu gihe cye, Mose yabaye umufatanyabikorwa mu gihe cye, Pawulo yabaye umufatanyabikorwa mu gihe cye. Iki gihe ni icyawe, umufatanyabikorwa ukwiye. Haleluya. Tuba abafatanyabikorwa bakwiye mu gihe gikwiye. Sunashimwe. Dusohoze umurimo w'Imana, dusohoze plan y'Imana yaturemeye, dusohoze umushinga w'Imana yiteguriye kuva kera. Imana ibahereze umugisha. Ndabashimiye, mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Imana ibahereze umugisha.